ikabikora bakurenganya batagibajije ikakurenganya bitabasobanuje ni Imana yitamurura itabajije abaturanyi kubera iki ntawe ibaza ni Imana iza nk'Imana aleluya ni Imana iza nk'Imana ni Imana ikora nk'Imana ni Imana idakangwa na biracitse iyo ije kwitamurura ntiyitabaza woni ntabwo ikibazo imiryango mpuzamahanga abaganga bavuze ngo ataha utagereza gupfa iruruka ikavuga ngo nditamuruye abaho Imana ishimwe karande ziwanyu ntizamenye imbaraga zirinze ijambo Imana yakuvuze abantu bakwanga ntibamenye imbaraga zirinze ijambo Imana yakuvuze mwanyishirije ngo amena dufite abasambanyi mu rusengero batigeze batura ibyaha byabo baje kwiga igice baje kubatizwa ntibigeze batubwira ubuhamya bw'ibyo bakijijwe uyu munsi niba bari gusambanira hano ntabwo hano bahigira gusambana hano bahuzurira umwuka wera dufite abarozi bimukanye n'ubukarudaya bwo kuroga uyu munsi niba badukoragera uburozi bakanabusengera hanyuma impamvu aba bantu turi kumwe ndashaka kuvuga ibintu bitatu cyangwa bine biranga Imana ku muntu yahamagaye mumwikirize ndagira ngo dusome ijambo riri mu gitabo cyo kuva ibice 14 kuva ibice 14 turasoma kuva ibice 14 turasoma ku murongo wa 24 n'uwa 25 turasimbuka kuwa 30 n'uwa 31 twumva icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo haravuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba namwe niko havuze akura inziga ku magare yabo bituma kururika ruhije cyane abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa hepfo 30 haravuze ngo uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli abanyegiputa Abisiraheli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose Imana ibaha umugisha mwinshi amazina yanjye nitwa Ikirezi Esther ku bantu baje bakererewe iteraniro tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Imana izitamurura ndashaka kuvuga ku Mana izitamurura hanyuma niba yarigeze kwitamurura uraza kumfasha tuyishimire niba hari ahantu ushaka ko yitamurura turaza kubiyisaba biravuze ngo iri jambo riraduha ishimwe ry'iby'Imana yitamuriyemo mu gihe cyashize kandi riraza kuduha gusaba Imana kugira ubushobozi bwo kuboneka imbere y'Imana tukayisaba kongera kwitamurura ndetse no kuzitamurura mu gihe kiri imbere amen hanyuma nta muntu dufitanye ikibazo muri iri teraniro numva nabasaba ko muza kunyikiriza Imana iri bubahe umugisha umwanditsi w'ijambo Salomo yaravuze mu migani ibice 9 umurongo w'10 aravuga ngo umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo ibayo nta n'imigambi ibayo biravuze ngo niwikiriza amena jya uyikiriza nk'umuntu uzutse mu mwanya kandi ushobora kuza kongera gupfa mu mwanya nuyikiriza jya uyikiriza nk'umuntu Imana izuye ikaba imwongereye iminsi yo kugira gute yo kubaho Imana ibaha umugisha Bibiliya ivuze iki iravuze ngo Nowa yarokokanye n'abahungu be batatu imfura ye ni Shemu uwa kabiri ni Hamu uwa gatatu ni Yafeti hanyuma nyuma y'umwuzure imyaka 2 ishize Shemu aturukwe Hamu aturukwe Yafeti nawe aturukwe bukeye Shemu imfura ya Nowa arabyara abyara umuhungu amwita Arupakisadi abyara umukobwa amwita Shera arabyara Eberi arabyara abyara Peregi arabyara Rewu arabyara Serugi arabyara
abyara Nahori. Nahori niwe upfundikira igisekuru cya karindwi cyo kwa Shemu. Shemu uturuka mu muryango wa Nowa. Bibiliya iravuze ngo kubera ko Nahori ari upfundikira igisekuru cya karindwi cyo kwa Shemu, Shemu ukomoka mu rubyaro rwa Nowa, nawe abyara umuhungu amwita Tera. Hanyuma Tera nawe abyara abahungu batatu. Uw'imfura amwita Aburamu, uwa kabiri amwita Nahori, amwitirira se umubyara, uwa gatatu amwita Harani. Kubera ko Tera aje nyuma y'igisekuru cya karindwi cyo kwa Shemu, Shemu ukomoka mu rukiryi rwo kwa Nowa, ngo aza yitwa ubundi bwoko bwitwa ubwoko bw'Abakarudayi. Aza adakorera Imana yaremye isi n'ijuru, aza adakorera Imana yadendeje inyanja ndetse n'amasoko, ahubwo aza asenga ibigirwamana. Iyi mikoro ndi kumva igenda ikongera ikajya hasi, kandi biramvuna. Abantu bari ku buhanga bw'ibyuma bakomeze babigenze neza. Bibiliya iravuze ngo nuko kwa Tera baza bakorera ibigirwamana, badasenga Imana nk'iyo kwa Nowa, badakorera Imana nk'iyarokoye Nowa n'abahungu be batatu wa mwuzure. Hanyuma ngo baza basenga ibigirwamana, ndetse umuryango wo kwa Tera bakabibaza mu giti cyitwa Goferi. Goferi reka tuyigereranye na ribuyu y'uyu munsi. Iyo umuntu yubatse inzu agakingisha inzugi za ribuyu, aba ari umukire, aba ari umunyemari. Iyo utunze ameza ya ribuyu mu nzu yawe, iyo urara ku gitanda cya ribuyu, uba uri umukire, uba uri umunyamafaranga. Reka iki giti cyitwa Goferi tukigereranye na ribuyu y'uyu munsi, kuko ariyo tuzi. Kwa Tera ngo bakabaza ibigirwamana, ngo bakajya kubicuruza mu isoko. Biravuze ngo iyo wazaga kwa Tera ushaka Imana y'inyamagambo, kwa Tera barayigucuruzaga. Iyo waza gushaka Imana y'inyamoko, kwa Tera barayiguhaga. Iyo waza gushaka Imana y'inyabugugu, kwa Tera barayigucuruzaga. Iyo waza gushaka Imana itera umuntu kubabarira mu gitondo nimugoroba bikagaruka, kwa Tera barayigucuruzaga. Iyo waza gushaka Imana y'inyabwibone, kwa Tera barayigucuruzaga. Ariko ngo mu muryango wo kwa Tera bagiraga ikindi kigirwamana basenga nk'umuryango, bakagikorera bakacyubararira. Bibiliya iravuga ngo bukeye Aburamu ashaka umukobwa witwa Sarayi. Murumuna we Nahori nawe arashaka Miruka. Harani nawe arashaka. Ntabwo Bibiliya ivuga umugore we yashatse, niga n'ishuri rya Bibiliya ntawe batubwiye. Ariko Bibiliya iravuga ngo Harani yarashatse, abyara umusore amwita Loti. Amaze kumwita Loti, Bibiliya iravuga ngo Aburamu atangira gutekereza ku bigirwamana bya Seteri. Aravuga ngo ibi bigirwamana bya data Tera bidashobora kuzibura inda y'umugore wanjye Sarayi ngo abyare. Nahori unkurikira yarabyaye. Harani urubyaro rwa gatatu rwa data yarabyaye. Loti yabyaye imfura ye nawe arabyaye. Ngo atangira gutekereza ku mana za Seteri. Yigira inama mu mutima, aravuga ngo nzisitaza ku kigirwamana cy'umuryango, nimbona nzanye ibibembe ku mubiri nzamenya ko bizatinda kikampa urubyaro. Ngo akisitazaho, ngo kirangije kigwa cyubamye. Bishatse kuvuga ngo nta yindi Mana ikwiye kubararirwa usibye Imana ya hehe ya Isiraheli yo mu ijuru, itanegurizwa izuru, ngo irayitegereje mu mutima wa Aburamu. Dushima Imana ireba mu mitima yacu, Imana ishimwe. Ihita imuhamagarira mu bigirwamana byo kwa Seteri. Iramubwira ngo Aburamu, sohoka mu gihugu cy'iwanyu muri Uriya Bakarudaya, uve mu nzu ya so ujya mu gihugu nzakwereka. Atarayemerera, ihita imubwira ibintu birindwi ngiye kubabwira bitandukanye n'ibyo Setera yavuze. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, uzaba umugisha. Abazakwifuriza umugisha bazahabwa umugisha, uzifuriza umugisha azawuhabwa, uzakuvuma nzamuvuma. Iramubwira ngo kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe. Ngo Aburamu acyumva ivuganye nawe, yumva ibyo ivuze bitandukanye n'ibyo Tera yavuze, yumva ivuze ibitandukanye n'ibyo abaturanyi bavuze. Dushimiye Imana yavuganye natwe ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bagize gute bavuze. Abantu bicaranye ibitandukanye n'ibyo abantu bavuze bavuga ngo amen. Ngo afata umwanzuro wo gusohoka muri Uriya Bakarudaya,
ariko ngo akora kuri Loti, kandi Loti ni umukarudaya. Imana yamubwiye ngo atandukane nabo nibwo izamuha umugisha. Ngo basohoka muri Uri, hanyuma bageze ahantu bita Harani. Abakarudaya yimukanye nabo bamutinze Harani. Imana yari yamubwiye ngo ajye i Kanani nk'igihugu cy'isezerano, ariko ngo bageze mu nzira bamutinze Harani. Ndashaka kubabwira ku bakarudaya twimukanye nabo, dufite abasambanyi mu rusengero batigeze batura ibyaha byabo baje kwiga igice, baje kubatizwa, ntibigeze batubwira ubuhamya bw'ibyo bakijijwe. Uyu munsi niba bari gusambanira hano, ntabwo hano bahigira gusambana, hano bahuzurira umwuka wera. Dufite abarozi bimukanye n'ubukarudaya bwo kuroga, uyu munsi niba badukoragera uburozi bakanabusengera. Hanyuma impamvu aba bantu turi kumwe ni uko batigeze batandukana n'ubukarudaya bwo kuroga. Aba bantu rero nibakumarira inkweto mu birenge. Dufite abasinzi hano banywa kamanyinya, azana hano yakanyweye. Aba bantu ntukabarenganye ntibakagucira umwambaro. N'abantu bimukanye n'abakarudaya b'ubusinzi, baraza batanga umuhamagaro muri korari, baraza turabasengera tubaha inshingano. Ntibigeze baduha ubuhamya bw'ibyo bakijijwe, ariko umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Abazakomera bavuge ngo amen. Bukeye ngo Aburahamu inzara iramurya, abwira umugore we ngo bajye gusaba ibyo kurya muri Egiputa. Imurya afite nzaguhindura ubwoko bukomeye, imurya afite nzogeza izina ryawe, imurya afite uzaba umugisha, imurya afite uzakwifuriza umugisha azabona umugisha. Biravuze ngo kuba Imana yarakubwiye ngo uri umunyamugisha ntibizabuza abantu kukuvuma, kubera kubwiye ngo irakugaburiye ntibizayibuza kukwicisha inzara, kubera yaravuze ngo irakwambitse ntibizakubuza kwambara ubusa, kubera yaravuze ngo igukuye mu bukode ntibizakuyibuza kubugutinzamo. Ariko ejo bundi Baramu yabwiye Baraki ngo Imana yacu si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo igira gute ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izagira gute izabisohoza. Rero ejo bundi Imana yabwiye Yeremiya, iramubaza ngo uruzi iki? Arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo witegereje? Arayibwira ngo nitegereje. Iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye nkagira gute nkarisohoza. Biravuze ngo ijambo Imana yakuvuzeho igusohora muri Uriya bakarudaya ikujyana i Kanani, uburozi bw'abarozi ntabwo buzi aho ribitse, ntabwo buzi imbaraga z'Imana zirigose. Imana ishimwe. Karande ziwanyu ntizamenye imbaraga zirinze ijambo Imana yakuvuzeho. Abantu bakwanga ntibamenye imbaraga zirinze ijambo Imana yakuvuzeho. Mwanyishirije ngo amena. Biravuze ngo ijambo Imana yavuze kuri wowe iririndishije kinube, iririndishije imbaraga zo mu maboko yayo akomeye. Kandi mbibutse ko ni Imana itagaragara ariko ikora ibintu bigaragara. Nanabibutse ko nubwo intare yapfa inkende ntiyayobora ishyamba. Munyarwanda yaciye umugani aravuga ngo gukanura kw'igiceri ntabwo kubuza umuvomyi kuvoma. Sinzi ikintu kibateye ubwoba, ariko nje kubabwira ngo Imana izitamurura. Nubwo ibintu bimaze gutya ariko Imana izagira gute izitamurura. Dawidi yaravuze ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, kubera ko Imana izarirengera mu makuba. Mu ntego Imana ifite niyo kuturengera mu makuba. Bene Kora bavuze nimugoroba muri Zaburi ya 84 bavuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe ngo babasha kugushima ubudasiba. Bavuze ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'imigisha icyambika imigisha, ngo abantu bagenda bagwiza imbaraga, ngo bakaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Imana ibaha umugisha. Aba bantu ntabwo bapfa kurogwa, aba bantu ntabwo agisida zipfa kubica, ntabwo zipfa kubaca amaguru, aba bantu ntabwo bapfa gushyingurwa cyenyegi. Aba bantu bagenda baboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ngo bageze muri Egiputa, umwami wa Egiputa baramubwira bati twabonye umugabo ufite umugore mwiza, arasa nk'agatoki umukino ahoza hijisho, ni inyamibwa arareba nk'inyoni iri mu ruhongore, kandi abagore bose beza ntabwo umwami. Hanyuma ngo bamumuzaniye aramurarana.
Bibiliya iravuga ngo nijoro ataramwenda ijwi ry'Imana riravuga. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu cyangwa bine biranga Imana ku muntu yahamagaye. Iyo ari Imana yaguhamagaye irakurwanirira mu nzira zawe zose ucamo. Icya kabiri, ijisho ry'Imana ntirikuvaho. Icya gatatu, Imana ihora ivugana nawe nk'umubyeyi n'umwana. Icya kane, Imana isiba inzobo, irwana intambara uzi n'izo utazi. Abantu yarwaniriye mwanyikirije ngo amena. Mumwikirize. Igihe abantu babona bicitse irasaruka ikabidoda. Igihe abantu babona bidahari iritamurura ikabirema. Igihe abantu babona birangiye irasaruka ikabitangira. Ni Imana idatetereza abayisunze urugamba rugeze mu mahina. Ni se w'imfubyi n'umugabo uvuganira abapfakazi. Ni irengera abadafite shinge na rugero. Yatsindiye isoko ryo kuturengera. Mu bami ni umwami w'abami, mu nyamaswa n'intara yo mu muryango wa Yuda. Ndashaka kuyivuga neza wenda nkacika uzi kundoda muri iri teraniro akandoda. Mu masoko n'isoko y'ubugingo, mu mabuye n'ibuye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana riratorana, rihinduka ibuye rikomeza iki? Imfuruka. Yesaya yayivuze hejuru bundi aravuga ngo yemwe abarokotse byeri mukarokoka sudu wiri na dondo ubwonko. Abo yakuye muri buwate hariya hepfo. Mwebwe aba yamenye kera. Aba yateruye mu kivuka akabaheka ku mugongo. Aravuga ngo imvi zacu zizaba uruyenzi ikigize gute? Ikiduhetse. Amen yo muri iri teraniro ko numva yarumbye mwakabyarana. Ni Imana yitamurura itabajije imiryango uko izabikora. Bakurenganya batayibajije ikakurenganura itabasobanuje. Ni Imana yitamurura itabajije abaturanyi. Kubera iki ntawe ibaza? Ni Imana iza nk'Imana. Aleluya. Ni Imana iza nk'Imana. Ni Imana ikora nk'Imana. Ni Imana idakangwa na biracitse. Iyo ije kwitamurura ntiyitabaza woni. Ntabwo ijya ibaza imiryango mpuzamahanga. Abaganga bavuze ngo ataha utagereza gupfa, iruruka ikavuga ngo nditamuruye abaho. Biravuze ngo indwara zishe abandi ziba zaratwishe, ariko yitamuriye duhaza kurama. Abantu twitiranwaga baryamye mu bituro. Ubu butaka mureba bwamiza abami, bwamiza abamikazi kubera ko Imana itigeze ibiyereka. Bwamiza abagore beza n'abagabo beza, ariko iduserukiye duserukana intsinzi. Idutabaye dutahana ubutabazi. Na n'uyu munsi turacyahumeka, muyikomera amashyi niba mwayagendanye. Bucaya ngo umwami abwira abamuzaniye Sarayi, aramubabaza ngo mwakoze ibiki kunzanira umugore w'abandi? Abaha ibyo kurya, abaha intama, abaha ibyo bizabatunga mu gihe kizaza. Hanyuma ngo ntibahava gutyo gusa, bahakura n'umuja witwa Hagari. Bageze i Kanani, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu acana igicaniro, atamba igitambo, ajya gusenga, asenga Imana nk'uko waje gusenga. Ayigeze imbere arayibwira ngo none narinje kukwibutsa ko wanguye muri Uri. Ubu hari abantu baje hano, hari abantu bamaze iminsi babaza Imana. Ayibwira ati ndi umupagani, sinaburaga ubukode, ntabwo naburaga minerivare y'abana, ntabwo naburaga gutya na gutya na gutya. Igitumye ubona bitari kugenda neza ni uko mu bikomeye Imana ikuramo ibintu bikomeye ikabikora. Iyo bitarakomera Imana ntiyitamurura. Iteka uzayibona byakomeye kuko amakoma ava ahakomeye. Ni Imana yacu nishimwe. Ngo bageze i Kanani acana igicaniro aratamba. Hanyuma ngo amaze gutamba ibitambo saa 9 ngo arasinzira, inkongoro ziragisanga zirakirya. Hanyuma ngo ijwi riva mu ijuru riramubwira ngo kuko utabereye maso igitambo wantambiye, uzaniye urubyaro rwawe umuvumo, ruzaba abashyitsi n'abimukira mu gihugu cy'ubunyage, ruzamara imyaka 400 mu nzu y'uburetwa. Hanyuma ngo buceye Sarayi ngo aramwegera, aramubwira ngo ndimo ndabona negereza izabukuru. Mbibutse ko uyu mwuka uri kuri Sarayi muri korali tubana nawo, muri protokole tubana nawo, mu itorero tubana nawo. Hari igihe
uhaye viza ntuza kwa Sebishimba agahita gusuzugurira mu gihe cyo kubura ati kivana ikagera Nyabugogo, ariko uzamwibutsa yuko urufatiro rw'Imana rugihagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abantu be. Abantu azi rero ntabwo azabaterura ngo hanyuma basige mu nzira, ntabwo azabacaho ngo yigendere. Reka nkubwire, nutinda mu nzira Imana icamo ntizagucaho. Kandi abantu bataravuga hariya batanze kukuvugaho. Ibyo abantu bavuze ntibizaba, ariko iby'Imana yavuze bizabaho. Ijambo rigira ijambo iyo rivuzwe na nyiri ijambo. Abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Turayishimiye ko ari Imana ivuga neza. Imana ishimwe. Ngo aramwegera aramubwira ati wateye inda Hagari ukamubyaraho akana ko nikavuka kagakura nta muntu uzamenya ko ntigeze mbyara. Biramu ngo yumva ikintu Sarayi amubwiye nicyo. Abagabo bari muri iri teraniro bashobora gusimbuka umwuka wa Sarayi n'umwe kwijana. Ngo aramwegera amutwika inda. Buceye ngo Sarayi aramubwira ati ariko nsigaye mbona Hagari ari uhabwa Keya, niwe ugurirwa igitenge cyiza mu by'ubushize wazanye, nabonye yaramuguriye icyiza kiruta icyanjye. Za nkweto wazanye iza nizo zikomeye kurusha izanjye. Ya sakoshi wazanye burya nabonye iyanjye idakomeye, ikomeye ni iya Hagari. Senda ishoreke n'umwana wayo. Ngo Aburamu aramusenda, ariko ajya gusenga. Ageze imbere y'Imana ikomeza ijambo Imana yavuganye nawe. Reka mbabwire impamvu Imana ivuga mu gitondo, mu kwa mbere ikavuga, mu kwa gatanu ikavuga. Wajya kwa Nyiranzajya ukahahurira n'umuhanuzi Imana ikavuga. Wamanuka akanyarira Imana ikavuga. Wajya Kinzanye Imana ikavuga. Wajya mu marembo y'ijuru Imana ikavuga. Wajya mu rusesi imanza Imana ikavuga. Waze mu cyumba sejemu Imana ikavuga. Wajya ku marembo y'ijuru Imana ikavuga. Wajya ku ibere ry'Imana Imana ikavuga. Wajya ku mugongo w'ingona Imana ikavuga. Wajya mu bujurire Imana ikavuga. Ni Imana ihagaze ku cyo yagize gute yavuze. Impamvu ihora ivuga ntabwo itewe ipfunwe n'uko itinze kubikora. Iragira ngo ibyo ivuga bitandukane n'ibyo abantu bakubwiye. Mwanyikirije ngo amen. Basubira gusenga. Agezeyo barayibwira ngo narinje kugusaba uhurize Ishimayeli, hanyuma umurinde indwara, umurinde ubumuga, umurinde amakuba n'ibyago, kuko maze kubona ko ngize imyaka 100 kandi Sarayi afite 90 ntibyakunda ko tubyara. Hari abantu bagiye gusenga, baje gusenga bafite amasengesho yo kubabarira Imana. Imana uko yari ricerana n'uyu munsi ni kwiri. Ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando, ni Imana idashyirwaho n'amatora, ni Imana idatezwa kudeta, ni Imana iyoboye ubwami bubiri, ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Yesaya yaravuze ejo bundi ngo yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi. Biravuze ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Uku twicaye gutya twicaye ku birenge by'Imana. Hanyuma Yohana yungamo aravuga ngo izatura muri twe, izagendera muri twebwe, izatubera Imana tuyibere ubwoko. Ageze hepfo aravuga ngo kandi izahanagura amarira yacu yose ku maso. Irabizi ko twarize. Gahunda ifite niyo kubika imiswari yo kuduhanagura. Iramubwira ngo ibyo usabye nakumvise. Ishimayeli nzamukuza nzanamukomeza, ariko isezerano ryanjye nawe sinzarisohoza ku mwana wabyaranye n'ishoreke. Nzarisohoza ku mwana uzabyarana na Sarayi. Kandi uhereye uyu munsi ntakitwe Sarayi ukundi mwise Sara. Nawe ntukongera, iyo Imana igiye gukora ibintu bitangaje irabanza igahindura izina. Bavuze ngo uzapfa utikamiye nayimbwa, ikavuga ngo nzaguhindura umuntu w'umumaro. Bavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, ikavuga ngo nzagukomeza mu muryango iwanyu. Ni Imana ibanza igahindura izina iyo igiye gukora. Abantu yahinduriye amazina bavuga ngo amen cyane. Iramubwira ngo uhereye umunsi nkwise Aburahamu ntukengere kwitwa Aburahamu. Bibiliya iravuga ngo muri iyo minsi atwika inda Sara ya Isaka, kuko Imana yaramubwiye ngo uzabyara umwana w'umuhungu azitwa Isaka, bisobanuye ngo nuseka. Hanyuma ngo uceye Isaka amaze gukura, akuze ari umusore, Aburahamu ashaje,
ngo asaba umugaragu we kujya kumusabira umugeni mu bwoko bwo kwa metuwera mwene nahori wo kwatera mu muryango w'iwabo wa Aburahamu, ngo bamuzanira umugeni bamushingira Isaka, amutwika inda mubyaraho abahungu babiri witwa Sawu n'uwitwa Yakobo. Bukeye Yakobo nawe ajya kurambagiza, imyaka 7 ya mbere bamuha uwo atarambagirije, arongera aratereta indi myaka 7, niwe muntu wenyine watsinze mu rutereto. Hanyuma ngo arambagije umugore wa kabiri niwe yabyayeho uwitwa Benyamini n'uwitwa Yosefu. Yosefu azaje gusohoza iby'Imana yavuganiye na Aburahamu ku gicaniro, ngo azarota ukwezi n'izuba n'inyenyeri byikubita imbere ye, azarota imiba 11 yunamira umuba we, azarota ibintu bidasanzwe, ngo bene se bamubonye bamugirira ishyari. Abarozi bakuroga n'ishyari bagufitiye, hari inyenyeri y'Imana bakubonyeho, hari icyo bakubonaho Imana izakora, kandi kitarasohora ntacyo bazigera bagutwara. Imana ishimwe. Ngo bucaye bagambirira kumwica, ariko ngo haza abantu bitwa Abishimayeli, ngo bigira inama yo kumugurisha Abishimayeli bamujyana ku isoko ry'umurimo, bamugejejeyo barwiyemeza mirimo baramupiganira. Hanyuma ngo atsindirwa n'umukire n'umwami witwa Potifari wari uyoboye Egiputa cyari igihugu gikomeye kandi kiyoboye isi nk'uko uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye isi. Yosefu yisanga kwa Potifari, ngo ageze kwa Potifari Imana itanga umugisha mu nzu ya Potifari, itanga umugisha mu gihugu cye, itanga umugisha mu rugo rwe, mu matungo, mu mirima, itanga umugisha. Ngo buceye muka Potifari amwibesheho. Hanyuma Yosefu ngo acirizwa habona ndetse n'ahatabona, yemera kujya muri gereza. Ageze muri gereza ngo ibyasezeranijwe by'Imana yamuvuzeho biramukurikira, biravuze ngo amasezerano yawe ni umutungo wimukanwa, amasezerano yawe ni umutungo wimukanwa. Kuri bisi uri kumwe nayo, ugenda n'amaguru uri kumwe nayo, uri hahandi ukorera akazi kawe uri kumwe nayo. Nta muntu wahagurukira kurwanya icyo Imana yakuvuze, kuko ni umutungo wimukanwa. Imana ishimwe. Ngo ajya muri gereza, ariko ibyasezeranijwe ngo igitondo kimwe ngo bimusohora muri gereza, bimuhindura premier ministre. Icyo Imana yavuze kuri Yosefu kirasohora. Bukeye ngo umwami arota inzozi, abura uzisobanura mu bapfumu, mu bakonikoni, mu bacunyi, mu barozi. Ariko ngo umuntu wari ufunganywe na Yosefu aravuga ngo hari umuntu twari kumwe muri gereza, arimo umwuka w'Imana yera, ngo nimumuzane asobanura iby'izi nzozi, kuko namubonye mu mwuka w'Imana yera. Yosefu ngo ageze imbere y'umwami aramubwira ngo inka 7 warose zibyibushye ni imyaka 7 y'uburumbuke, inka 7 zinanutse ni imyaka 7 y'inzara izazikamira iy'uburumbuke. Amugira inama itari agakecuru y'umuntu uyobowe n'umwuka wera. Aramubwira ngo 7 y'uburumbuke nibaho muzahunika imyaka, amashaza, imyumbati, ibigori, ibishimbo, ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Hanyuma 7 y'inzara niza abaturage bazaba bafite ibyo kurya. Ngo iyo nama abadepite, abasenateri, abapolisi n'abamilitari bayikomera amashyi, inkeragutabara n'abarinyerondo bayiha impundu. Umwami arahaguruka aravuga ngo nshingiye ku nama uyu muhungu atanze, nta wundi uzankurikira mu bwami bwanjye usibye Yosefu. Biravuze ngo umuntu wavuganye n'Imana isaha n'isaha aratungurana. Yari mu bukode ukamusanga mu nzu ye, yacururizaga ku ibaraza ukamusanga mu iduka, yari yambaye ubusa ukamubona ahinduranya imyenda, yari wa muntu utagira icyo ukamubona agaburira abandi. Umuntu wavuganye n'Imana ntukamusuzugurire mu madeni ye, kuko yamwishyuriye ku musaraba na n'uyu munsi yatungurana. Mwamvugiye ngo amena. Iracyakora cyangwa ntigikora? Iracitamurura cyangwa ntiritamurura? Imana iracitamurura. Buceye bene Yakobo baza guhaha muri Egiputa, ngo bahageze Yosefu arabamenya. Amaze kubamenya, hanyuma ngo ahasha icyuma mu bikoresho byabo kugira ngo abibwire. Akimara kubabana yuzuye umutima wo kubabarira. Ako wowe umuntu wakwibye ngo ko wananiwe kumubabarira,
umuntu wakwibiye isabune wananiwe kumubabarira, umuntu wakwibiye amafaranga 10,000 wananiwe kumubabarira, ese niyo yaba arenzeho ntabwo ari amaboko yawe yaciye? Hanyuma ngo arabababarira, ngo ahita asaba umwami wa Egiputa ko umuryango wo kwa Yakobo wakwimukira muri Egiputa. Nguko uko bene Yakobo mwene Isaka mwene Aburahamu mwene Tera mwene Nahori kuzamuka kugeza uko namanutse igisekuru cyo kwa Nowa, nguko uko urubyaro rwa rwinjiye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa kwa Farawo. Ngo bahageze ngo abona n'ubwoko bw'abanyembaraga kandi bwahawe n'Imana umugisha, ngo abona bazifatanya n'andi mahanga barwanye Egiputa bayizungure. Ahita yigira inama yo kubashakira imirimo y'ubucakara. Iby'Imana yavuganiye na Aburahamu ku gicaniro biba birasohoye. Ngo Abisirayeli bakora uburetwa imyaka 100, imyaka 200, imyaka 100 hiyongeraho 30 y'idiho. Bibiliya iravuga ngo buceye Potifari aravuga ngo ibi ntabwo bihagije, abahungu b'Abaheburayo nibavuka bajya bicwa kuko n'imbaraga zabo. Hanyuma ngo ababyaza witwa Pura n'uwitwa Shifura ngo babyumvisha ntibubahiriza inama y'umwami, itegeko ry'umwami. Buceye ngo babatumaho barababaza ngo niki cyatumye mudakora ibyo twababwiye. Pura na Shifura bahagarara imbere ya Joe Biden w'icyo gihe, baramubwira ngo Abaheburayo nubwo babona ntabwo ari abantu basanzwe. Bahise banyibutsa ijambo Pawulo yavuze ejo bundi, baramubajije ngo ariko Abayuda barusha iki abandi? Arabasubiza ngo buriya mubabona nta bintu birenze bafite, ariko babarusha muri byose. Mudufata nk'abatariho ariko turiho, mudufata nk'abakene ariko dutungishije benshi, mudufata nk'abagiye gupfa ariko turi bazima. Aravuga ngo dukubitwa hasi ariko ntabwo dupfa. Aravuga ngo n'uburyo turwanamo ntabwo ari ubw'Abarusiya ahubwo ni uburyo bw'Imana. Munyikirize ngo amena. Baramubwira ngo nubwo babona n'abantu b'abanyembaraga, ibintu byabo ntabwo bijya bimenyerwa, buri munsi bihora ari bisha biratungurana. Muri iyo minsi nimwe Mose yavutsemo, ngo nyina amuhisha amezi 3 abona ntazabivamo, ngo amubohera agateta amujyana mu rufunzo. Nababwiye ngo Egiputa y'icyo gihe yari iyoboye isi kuko uyu munsi Amerika iyoboye isi. Hanyuma ngo Imana iteza ubushyuhe mu bakobwa bo kwa Joe Biden ari we Farawo w'icyo gihe, bagira ubushyuhe burenze, biba ngombwa ko amanuka ku rufunzo kwizimya ubushyuhe. Biravuze ngo pisine z'ibwami ntacyo zari zimaze, ariko kwari ukugira ngo icyo Imana yavuze kigire gute gisohore. Biravuze ngo nubwo haba mu mahwa icyo Imana yavuze kizatambuka, nubwo haba mu nkuba kizahita hagati y'inkuba kigere ku mugambi Imana yagize gute yagitumye. Nubwo abarozi bahagurukira rimwe icyo Imana yavuze ntikizafatika ku burozi bwabo, kizasohoza icyo Imana yagize gute yagitumye. Umukobwa mukuru wa Farawo ngo abona akantu kareremba hejuru y'amazi, ngo ahamagara umuja we kujya kukazana. Ngo akamugejeje imbere asanga ni agahinja gafurebye mu mwambaro w'Abaheburayo. Abaheburayo bagira uko bagenda, bagira uko bambara, bagira uko bavuga, bagira imibanire babana, bagira uko batura, bagira uko bifata. Ngo karize akagirira imbabazi, aravuga ngo akakana nubwo ari akana k'Abaheburayo ariko nkise Moses, bivuze ngo ni umwana ukuwe mu mazi. Ngo akibivuga Miriyamu ahita ahatseruka, aramubaza ngo mbese nakuzanira umuja uzajya ukurerera uyu mwana? Aramubwira ngo genda umuzane. Imana imwibagiza ko naho ahagaze ari kumwe n'abaja. Reka mbacire umugani nubwo ari ku manywa. Mose ngo arererwa kwa Farawo wamuhigaga, aryama muri beriso nziza, ategurirwa ishuri ryiza, yambikwa neza, anywa amata meza. Reka mbacire umugani. Umunyarwanda yaravuze ngo inkoko y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwagiraga gute ry'uwayihigaga. Ngo amaze kuba umusore ahejeje amashuri ye, ateganywa kuzaba perezida wa Amerika w'icyo gihe, ngo kuko yari yaronse amashereka y'Abaheburayo, ngo yiyambura icyubahiro cy'Abanyamerika yiyambika icyubahiro cy'Abaheburayo. Aravuga ngo sinkwiye kwitwa Umunyegiputa, nzitwa Umuheburayo kuko babitse ibintu byasezeranijwe. Yohana yaravuze ejo bundi ngo bakundwa ubu mutureba turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntabwo kugira gute kurerekanwa. Amina. Aravuga ngo cyakora Yesu niyerekanwa tuzagira gute mw'abantu mwe tuzasana, abantu bazasana babanyikirije ngo amena.
tuzasa nawe, tuzasa nawe. Isi yabyemera itabyemera tuzasa nawe. Reka mbabwire ibintu isi itadusigiye. Ntiyigeze idusigira igihe kitwibutsa ko tuzasa na Kristo, ariko Kristo ahora atwibutsa ko tuzasa nawe. Isi ntiyadusigiye igihe cyo gusenga, ariko umwuka wari utuye muri twe ahora atwibutsa gusenga ubudasiba, kubera ko tuzasa nawe. Mwanyikirije ngo amina. Asanga umunyagiputa agirira nabi Umwisiraheli, aramwica murunda h'umucanga, akiza Umuheburayo. Ishyaka ry'umurimo w'Imana ritangira muri Mose. Hanyuma ngo Data na Kora na Biramu bajya kubivuga kwa Farawo. Hanyuma bamwirukana muri Egiputa, bamuha inkoni n'imvumba, bamuyobora inzira y'ubutayu. Birengagiza ko ijambo ryavuze ngo iduhaye ubutware n'ubushobozi byo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Hanyuma ngo agera ku iriba ry'umutambyi witwa Yetiro, wari warabyaye abakobwa 7 w'imfura yitwa Zipora. Ngo asanga abashumba b'abanyagirwa bashabujije kuhira, ngo arabahagarikira baruhira barataha. Ise arababaza ngo ko mwihuse, baramubwira ngo duhuye n'umugabo w'Umuheburayo uvuye muri Egiputa tugiriye neza. Arababwira ngo nimumuzane tumurameze amata tumwoze ibirenge tunamuha icumba ryame. Ngo ageze imbere ya Yetiro aramukunda, amushingira umukobwa we w'imfura. Bibiliya iravuga ngo mugira n'umushumba w'intama ze. Mutekereze Mose wendaga kuyobora Amerika agiye kwirirwa inyuma y'intama za sebukwe. Umwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo Imana iducundi dushakamo amavuta. Biravuze ngo Imana igucundira mu burwayi ngo nigukiza uzabwira abakirwaye ko ari Imana ikiza. Imana igucundira mu bukode ngo niguhinza uzabwira abagikodesha ko ari Imana ikura mu bukode. Imana igucundira mu nzara ngo nikugaburira uzabwira abashonje ko ari Imana ifite ibiryo. Imana igucundira mu madeni ngo nikwishyurira uzabwira abantu ngo burya na n'uyu munsi iracyishyura. Mwanyikirije ngo amina, mwanyikirije ngo amena. Ngo aragira intama ari Horebu, abona igihuru cyaka ariko kidakongoka. Ageze imbere y'icyo gihuru ngo yumva ijwi rikivugiyemo riravuga ngo ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu, ndi Imana ya sogokuru Aburahamu, ndi Imana ya sogokuruza Yakobo, ndi Imana ya Isaka. Hanyuma kwe turi inkweto zawe kuko ahantu ugeze arahera. Ngo ahinda umushyitsi cyane. Iramubwira ngo numvise gutaka kw'Abisiraheli kandi kuniha kwabo kwangezeho. Iramubwira ngo nitegereje uburetwa bakoreshwa n'inkoni n'inzara bicirwa muri Egiputa. Reka mbabwire ibintu 3 cyangwa 4 biranga Imana. Icya mbere ni Imana ireba, niyo mpamvu bagiye gusenga ikavuga ngo yakubonye. Icya kabiri ni Imana ikora, ni Imana ikora. Icya gatatu ni Imana igenda. Niyo mpamvu yagiye mu rubanza ikakubwira ngo nzagendana nawe. Niyo mpamvu wakoze accident ntiguhitane nuko ari Imana mwagendanye. Mwavuze ngo amena. Niyo mpamvu uyu munsi gushashe ihema, niyo mpamvu gihumeka, nuko itarambiwe kukurinda. Ntabwo igusiga, ntiyakureka, ntiyaguhana. Kabana nubwo abantu bagusiga mu kibuga ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Ariko amen. Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo amanuka ujya muri Egiputa ubwire Farawo, kuko yaraza aho aryama, yaraza aho yakirira abashyitsi. Umubwire ngo arekure ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli bugende, kandi natabyemera nzakora ibimenyetso n'ibitangaza, nibitamwemeza nzarambura amaboko yanjye kuri Farawo. Biravuze ngo Imana ifite intwaro za reserve yarwanisha ikagukura mu buretwa bwa Farawo. Imana ishimwe. Mose arayibaza ngo wowe urinde uvugana nanjye? Ningerayo nzababwira kurinde. Imana irivuga. Ndagira ngo turi muri iri teraniro Imana yongera yivuge. Yivuga ababyeyi bayumve, yivuga abagabo n'abasore n'abakobwa bayumve. Iramubwira ngo uzamubwira ngo ndi uwondiwe, uzamubwira ngo ndiho yakuntumyeho, uzamubwira ngo ndi Uwiteka. Reka mbabwire, Imana buri muntu wese mwibwira bitewe n'aho bahuriye. Iyo uhuye n'umubyeyi kuri umwana muri bomboni arakubwira ngo nikaza ubwenge, kuko ubikoze iby'abaganga bananiwe gukora. Iyo uhuye n'imfubyi irakubwira ngo ni se w'imfubyi, kuko iba yarayiraze igakura. Iyo uhuye n'umupfakazi irakubwira ngo ni umugabo w'abapfakazi, kuko yayibonye mu myaka ishize nta mugabo agira. Iyo uhuye n'uwiburaniye mu rubanza irakubwira ngo ni umucamanza utabera, akakubwira ngo uwo ntajya arya ruswa. Namubonye agenda mu rukiko aramburanira ntahanye intsinzi. Aracyakora cyangwa ntagikora? Aracitamurura cyangwa ntaritamurura? Imana ishimwe. Iramubwira ngo none rero ntuzatuma Abisiraheli bava muri Egiputa amaramasa,
mu kinyarwanda imuha uburenganzira bwo kuzabahwitura, kubakokora. Bazakokora ifeza, murabyumvishe? Amina. Ariko ari ibintu mutumvise. Muri make itanze uburenganzira bwo kugira ngo tubahwiture. Muzabakokora ibitenge byiza, muzabakokora intebe nziza, ibyuma bafite muzabikokore, ibikoresho byiza, izahabu n'ifeza muzabikokore. Ntuzatume bava muri Egiputa maramaza, kuko Imana irabizi ko twakoze tudahembwa. Nibutse ijambo Dawidi yavuze nimugoroba, yavuze ngo Mana ya Yakobo, ngo amagare n'amafarashi bya Farawo ngo abisinzirije kugira gute? Guhera. Turi muri iri teraniro Imana igira ibintu isinziririza guhera. Impamvu ituma utabyara Imana isinziririze guhera. Impamvu ituma uhora mu madeni Imana isinziririze guhera. Impamvu ituma urambagiza bakakubenga Imana isinziririze guhera. Iravuga ngo nibutse imvune Abisirayeli bagiriye muri Egiputa, mbahaye uburenganzira bwo kuzabahwitura, bazabakokora ibyo batunze. Nanjye nzahata imitima y'Abanyegiputa babibahe, babisohokane muri Egiputa babyikoreye. Ariko amen. Ngo aragenda asubira kwa sebukwe Yetiro, ngo amanukana n'umugore we n'umuhungu we Gerishomu yari yarahabyaye. Bageze aho ubutayu burangirira, kandi Mose yabwiye Imana ngo ko ntazi kuvuga ngo abandidimanga. Iramubwira ngo nzakugira akamana gato Arona bakanwa kawe. Biravuze ngo Imana izi ikibanza ikamenya n'igikurikiyeho, ituriza umutima. Bageze aho ubutayu burangirira basanga Aroni yaje kubategereza. Ntabwo mvuze ukuntu yamukoresheje training y'inkoni, ikamubwira ngo nizo ntwaro ngo uhaye uzakuza ubwoko bwanjye muri Egiputa. Hanyuma ngo bageze i Gosheni aho Abaheburayo bari batuye. Ndagira ngo mbabwire ko dutuye i Gosheni. Niyo mpamvu covid yaje buri ikadusiga, ni ukubera ko dutuye i Gosheni. Abarokore benshi babyibushye muri covid kubera ko batuye i Gosheni. Haleluya! Mbese abantu bavuye mu mazu kubera ko batuye i Gosheni, ntawe basohoye mu nzu kubera ko atuye i Gosheni. Dushimiye Imana idutuje i Gosheni. Abantu rero bari i Gosheni bagenda n'amakuru, bagenda n'ibanga, baba babitse ibintu byavuzwe n'Imana. Iyo ibintu bije bihinda baba bafite imitima yuzuye ihumure kubera ko batuye he? Aho Imana ivugira. Ngo barongera bumva Imana ivugira i Gosheni. Bari bamaze imyaka myinshi Imana itavuga, ngo ariko bongera kumva Imana ivuga, ngo imitima yabo irongera yuzura ihumure. Ikizakubwira ko ari Imana ivuganye nawe ni uko umubabaro wazanye atari gutahana. Icyo kizakubwira ko wavuganye n'Imana. Ariko amina. Ngo barongera bumva Imana ivuga, ariko ngo baragenda binjira kwa Farawo. Aroni ngo ashira inkoni hasi, ihinduka inzoka. Farawo ngo arisetsa, aramubwira ati jya mfite abapfumu witwa Yani n'uwitwa Yambure, batuye mu majyepfo ya Egiputa ya Amerikaze yanjye n'amajyaruguru. Umwe atuye mu majyepfo n'undi atuye mu majyaruguru. Nibaze ngo bazana inkoni 400 bazishyira hasi ziba inzoka. Inkoni ya Mose kuko harimo imbaraga zisumba byose, ngo uriforiza imiriro icyarimwe. Hari imbaraga Imana iteguye kugira ngo zimire ibintu byari bikwasamiye, kandi ntizabitoratora, izabimirira rimwe kuko ni imbaraga Imana yohereje. Mwayikomeye amashi. Hari supporting Imana itwoherereje kugira ngo imire imbaraga z'ibintu biturwanya, zituma tutagera mu gihugu cy'amasezerano. Mwanyikirije ngo amina. Ngo icyo kintu nticyagira ikintu kibwira umutima wa Farawo. Bayikoza mu mazi, imigezi n'amasoko biba amaraso. Imana ngo ifata umukungugu wose wa Amerika y'icyo gihe uhinduka inda. Abadepite barwara inda, abasenateri barwara inda, abacunnyi barwara inda, inkera zirwara inda, abacuruzi barwara inda, abayaya barwara inda, bameya barwara inda, bantuza barwara inda. Ariko ngo i Gosheni bakomeza kuba amahoro masa. Kandi Bibiliya iravuga ngo bukeye Imana izamura ibiceri byo mu migende no muri nyina w'imigende. Birazamuka igihugu cyuzura ibiceri. Naye yabyuka agasanga ibiceri muri Saramanje, ntuza yabyuka agasanga ibiceri muri Saro. Ariko ngo i Gosheni baguma kuba amahoro. Ndashaka rero kuvuga ku cyago cya 9 umwijima ucura mu gihugu. Imana isanga Mose iramubwira ngo Abisiraheli babaga umwana w'intama. Reka mbabwire ibintu bibiri Abisiraheli bari bategereje, bari mu buretwa, bari bategereje Mesiya washushanyaga Kristo, wasobanuraga Kristo uzaza akabakura mu gihugu cya Egiputa, akaba igitambo cya burundu, agakuraho ibitambo by'amaraso y'intama n'ihene n'intungura n'amapfizi y'inka. Uwo
yashushanyaga umwana w'intama, niwe Mesiya, niwe Kristo. Undi mucunguzi bari bategereje ni Mose wagombaga kubakura mu buretwa akabambutsa inyanja itukura. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo muri uwo mugoroba Imana ibwira Mose ngo mufate umwana w'intama ushushanywa Kristo, uzaza akaba igitambo cya burundu gihoraho cy'ibyaha by'abari mu isi, mumubage, hanyuma umuturanyi asangire inyama zawo n'undi, ariko amaraso muyashyire ku nkomanizo z'imiryango. Bivuze ngo hari gucungurwa Abisiraheli bategereje. Kwa kundi Baramu yabonye mu Bisiraheli, Baramu amubwiye kubavuma, yaramubwiye ngo ni ubwoko butuye ukwabwo bwahawe n'Imana umugisha, hagati yabwo nta kuragura kurimo, nta kuraguza, nta bupfumu bubamo, kandi harimo intare ebyiri, ingore n'iy'ingabo. Ingabo ntishobora gutuza itari yabona umuhigo. Aravuga ngo kandi mbonye mu bundi bwami, icyampa nkazaba ku ngoma yabwo, icyampa nkazaba ku ngoma yabwo. Hanyuma undi mucunguzi yari ahari, yari Mose. Ngo muri icyo gicuku marayika yica abana bose b'imfura. Nimvuga imfura mwumve, abakecuru b'imfura barapfuye, abasaza b'imfura barapfa, inka z'imfura zirapfa, imbeba z'imfura zirapfa, ihene z'imfura zirapfa, ariko ngo i Gosheni bakomeza kuba amahoro. Uwo munsi niwo Abisiraheli biriwe bahwitura Abanyegiputa, barabakokora ibyo batunze byose babyirundaho, kuko Imana yari ihaye agaciro imyaka babakoreye uburetwa batabahemba. Mu gitondo Farawo abyutse asanga imfura ye yapfuye, akuruye amakuru mu gihugu asanga imfura zashize, akuruye y'i Gosheni asanga bari amahoro, bararinzwe, hari bahetse ku mugongo. Aravuga ngo bose uko bangana, n'Umunyegiputa utagize ibyago nk'ibyo twagize asohokane nabo bambire mu gihugu. Basohoka bikoreye ibyo bahwituye Abanyegiputa. Ngo barasohoka bageze ku nyanja itukura. Hanyuma Farawo ngo amera nk'ukangutse, abaza abadepite, abaza abasenateri, arabaza ngo mbese Abisiraheli bagiye he? Pasiteri wambanjirije yavuze ngo impamvu hari umudendezo ni uko itorero rikiri mu isi ritari ryataha. Ubu turamutse dutashye ibintu byacika bikadogera. Baramubwira ngo niwe watanze uburenganzira bwo gusohokera mu gihugu. Ndashaka kuvuga ku Mana yitamuruye, kandi Imana izitamurura. Aravuga ngo tujya kubagarura, kuko bubakaga za piramide, bakubaka inyubako n'amashuri n'amavuriro, nta ngingo y'imari ya leta isohotse, tujya kubagarura. Ngo ategura amagare 600 n'amafarashi, ategura ingabo zizi kurwanira mu kirere no ku butaka no ku mazi, ngo ajya kugarura Abisiraheli. Abisiraheli bubuye amaso ngo babona umurindi n'umukungugu w'amagare n'amafarashi bya Farawo, ngo bahita batakira Uwiteka na Mose. Hanyuma Mose ngo abajije Imana imubwira nabi, iramukankamira, iramubaza ngo ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Biravuze ngo ibyo ubona nk'ibibazo Imana ntibibona nk'ibibazo, kuko igambiriye kuza kwitamurura. Babwire bakomeze bagende, nubwo hari amadeni babwire bakomeze bagende, nubwo hari uburwayi ariko babwire bakomeze bagende, nubwo inzara ihari ariko babwire bakomeze bagende, nubwo bari mu bukode babwire bakomeze bagende. Ngo bitegereje abana harimo abafite kwizera ngo bashobora kwambuka inyanja itukura n'amaguru, ariko harimo n'abizera mu gitondo saa sita kukagenda. Ngo ahita ababwira, ajya mu ihema ry'ibonaniro aragaruka, ababwira icyo umutima w'umubwiye. Arababwira ngo nimwumve. Byari bivuze ko avuye kuvugana n'Imana, ariko ibyo yari mubwiye si byo yababwiye. Arababwira ngo nimwumve mwa Abisiraheli mwe, Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi, kandi Uwiteka ari bubarwanirire uyu munsi. Ntabwo ari icyo gusa ari bukora, ari buza n'agakiza, ari buza n'agakiza. Namara kukazana abarwanirire, namara kurwana, ntabwo Abanyegiputa mwabonye muzongera kubabona ukundi. Ngo aya magambo avuze ahumuriza imitima y'Abisiraheli, ngo ariko aranagenda nyeganyeza intebe y'Imana, ngo ihita igaruka ituje, iramubaza ngo harya ufite iki? Arayibwira ngo mfite inkoni. Yohana ejo bundi yaravuze, aravuga ngo nituba muri yo amagambo yayo akaba muri twebwe, ngo dusabe ikintu cyose tugize gute dushaka. Bahita mubwira ngo urambura inkoni hejuru y'amazi, arayirambura. Hanyuma ngo marayika bagendaga imbere arimuka ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu bagendaga imbere irimuka ijya inyuma yabo. Ku Bisiraheli babera umucyo, ku Banyegiputa babera umwijima. Ku mugoroba ngo Abanyegiputa barara barindagirira inyuma y'Abisiraheli. Reka mbabwire, ibintu biduhiga ntabwo byatubuze, ahubwo hagati yacu nabyo hari inkingi y'igicu. Kuri twebwe ni umucyo, kuri ibyo ni umwijima. Mwayikomeye amashyi niba mwayagendanye. Impamvu gihumeka si uko ibikuca byabuze, ariko hagati yabo nabyo habonetse inkingi y'igicu.
mwijima ngo mu rucerera mu gicuku cya nyuma ngo Uwiteka yitamururira Abisiraheli n'iryo jambo twasomye ngo yitegereje ingabo z'Abanyegiputa bahita bacikamo igikuba baravuga ngo mureke duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa ngo ako kanya Imana ibabyumvishe nk'ejo ihita ica inziga ku magare ngo Umwisiraheli wa nyuma avuye mu nyanja itukura Umunyegiputa wa nyuma yari agezemo. Ndasaba umuyobozi wa gahunda ngo aze dufatanye gusenga. Hanyuma ngo Uwiteka kunkumurira amagare n'amafarashi by'Abanyegiputa mu nyanja, ariko ngo Miriyamu ngo arebye iby'Imana ikoreye aho hantu ngo ahita azamura indirimbo Abisiraheli batigeze barepeta, aravuga ngo ifarashi n'uwihetse Uwiteka biroshe mu nyanja, aravuga ngo umwuka wo mu mazuru w'Imana yacu ngo watumye muri nyina w'inyanja havura ngo amazi arirunda mbere nk'ikirundo. Haguruka ku maguru yawe tubwire Imana ica inziga za Farawo, ica amagare ya Farawo, ica feri za Farawo. Sinzi ishuro, sinzi igihe amaze agukoresha uburetwa, ariko haguruka ku maguru yawe dusenga Imana. Karibu no gusenga. Nyir'umupfu niwe ujya hanuka, Mana y'ubutware, ubabaye niwe ugandura byose. Mana ivuga sengera Farawo utumye utagera i Kanani, Farawo utumye udakora ubukwe, Farawo utumye utabyara, Farawo utumye udatera imbere, Farawo utumye ubucuruzi bwawe buhomba, Farawo utumye uguhejeje ku gisasiro, Farawo ugutindije mu busore, Farawo ugutindije mu bukumi, izina ryawe rishyirwe hejuru. Farawo utuma abana bawe batsindwa bakabinywa ibiyobyabwenge. Basobanukiwe turi muri iri teraniro, izina rya Yesu. Imana imukunkumurira mu nyanja, Imana imenagure inziga z'amagare ye, Imana ice amaferi y'amagare ya Farawo. Shandola kosala berevo trazano katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Reka imbabazi zawe zimanukire muri aya materaniro, reka ubutware bwawe bumanukire muri aya ababyeyi, witamurire abagabo, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ku bwoko bwawe wabatuye ububata bw'abadayimoni, tugushimiye ku bwoko bwawe ubagiriye neza. Aya mashina yawe, izi mpundu ni izawe. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze Yesu, ishimwe n'icyubahiro bikomeze bibi byawe mu izina rya Yesu, amen.